Bakunzi ba P-Mining TV aho muherereye hose ndabasuhuje. Wowe rero uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, aho uherereye hose amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Kuri uyu munsi rero mbazaniye update, mbazaniye amakuru twahawe na nyir'umushinga we ubwiwe. Nkaba ngira ngo rero buri muntu wese akurikira aya makuru ntiyihutishe kugira ngo amenye icyo nyir'umushinga yatugejejeho. Njyewe rero ugiye kubagezaho aya makuru nk'uko bisanzwe ni Felix, naho channel yo ni P-Mining TV. Mbahaye ikaze. Hanyuma rero nk'uko bisanzwe, nk'uko tumenyereye kureba amatangazo, ndagira ngo buri muntu wese akurikire ntiyihutishe kugira ngo amenye amatangazo twahawe uyu munsi. Hanyuma rero we mushyashya kuri uyu muyoboro urasaba gukanda subscribe kandi no kunzogera kugira ngo amakuru yose ajya kugeraho igihe. Nawe rero wamaze gukanda subscribe washaringa aya makuru kugira ngo akomeze agere ku bantu benshi cyane. Bahaye ikaze. Hanyuma rero muri comment ndabashyiramo group ya WhatsApp kugira ngo dukomeze tuganiriremo, dukemure ibibazo dufite mu ma account yacu. Mbahaye ikaze. Hanyuma rero amatangazo dufite, itangazo twahawe na nyir'umushinga we ubwiwe ni irihe. Urasabwa gukurikira maze tukagendana. Hanyuma amatangazo igihe cyose dufite itangazo twahawe na nyir'umushinga, tuza ahangaha kuri chat ahangaha. Igihe cyose ugiye kureba amatangazo nyir'umushinga yatangaje, uza hano muri chat, warangiza ukahafungura, tugategereza hagafunguka. Turategereza twitonze maze hafunguke. Hanyuma murareba ko dufite imbuga nyinshi cyane tureberaho amatangazo, ariko twebwe tureba hano kuri announcement ahangaha. Hano handitse announcement. Ahangaha niho nyir'umushinga we ubwe atangariza amatangazo yivugiye. Hanyuma murareba ko iryo tangazo rimaze amasaha 19. Urumva rero ni irya vuba. Hanyuma reka dufungure turengo amatangazo yaduhaye ni ayahe. Buri wese icyo asabwa ni ukugenda gakeya maze tukagendana muri iri tangazo. Maze tumenye ngo ese itangazo twahawe riradusaba iki. Murarireba ngiri hano, itangazo ryatanzwe na Nikora. Ahangaha muri kubibona ahangaha. Hanyuma rero itangazo riravuga ngo iki? Resolve your tentative KYC status by taking action when promoted in your popular and finish the mainnet checklist. To get ready for migration. To avoid further ready, to do not cross popular, don't ask for additional liveness checklist. Iri ni ryo tangazo rero nyir'umushinga we ubwe yaduhaye. Ngira ngo mbwire abakurikira umuyoboro wa P-Mining TV ko igihe cyose itangazo ryatanzwe na Nikora we ubwe uzarisanga kuri uru rubuga. Hanyuma rero iri tangazo twahawe na nyir'umushinga twagerageje, twakoze uko dushoboye kose kugira ngo abantu badashobora kumva ururimi rw'ikinyarwanda nabo babashe kuryumva. Turasabwa iki rero muri iri tangazo nyir'umushinga yadusabye iki? Icyo usabwa ni ugukurikira witonze. Hanyuma itangazo yaduhaye ni iri ngiri, twagerageze kurishyira mu rurimi umuntu wese yisangamo. Muraribona ko ariryo nakoze translate ahangaha muri kuribona. Kanongere ndibasomere kugira ngo hari abantu bemera ari uko babonye. Resolve your tentative KYC status by taking action when promote in popular and finish mainnet checklist to get ready for migration. To avoid further ready, do not cross popular, don't ask for additional liveness checklist. Hanyuma mu rurimi rwacu abanyarwanda twisangamo riravuga ngo iki rino tangazo. Iri tangazo rirasobanura ibi bikurikira.
Iri jambo risobanura ko ugomba gukemura ikibazo cya KYC, cya KYC cyaba kimeze nk'icyahagaze cyangwa kituzuye. Hano baratubwiye ngo igihe cyose ufite KYC yaba yarahagaze cyangwa ituzuye, ugomba gukomeza gukora. Ugomba gukora ibyo usabwa igihe ubonye ubutumwa popirasi. Hano rero ubwo nahita mbwira bamwe bari muri tentative, nkabwira ba bantu KYC zabo zafayirinze ko batakwiriye guhagarara. Ntabwo mukwiriye guhagarara ku mayininga cyangwa gukora ibyo musabwa mu gihe akawunti zanyu zigikora. Cyane cyane gukora ibijyanye no kugenzura niba ari wowe koko, ariyo liveness checklist. Icy'ingenzi ni ukuzuza ibyo usabwa muri mainnet checklist kugira ngo witegure kwimuka ku rubuga nyamukuru mainnet. Irinde gusubika cyangwa gufunga ayo mamenyesha agaragara mu rubuga rwawe kuko bishobora gutinza urugendo rwo kwimuka. Hano birumvikana. Hano batubwiye ngo irinde gufunga urubuga rw'amamenyesha, urubuga runyuraho amatangazo yawe, kuko igihe cyose uzaba warufunze ushobora gutinda kwimuka cyangwa gushyira zawe kuri mainnet ariyo migration. Niba rero ufite ikibazo ugomba gusuzuma neza niba warakoze ibyo byose bisabwa mu buryo bwuzuye. Nyir'umushinga rero murumva mu by'ukuri icyo dusabwa nk'uko tudahwema kubibabwira ni ugukomeza kumayininga kandi tukamayiningira ku gihe. Hanyuma niba ari icyo badusabye tukagikora. Batubwiye mu minsi ishize batubwira ngo amatangazo menshi cyane akomeza kuza tujye tuyakurikirana. Hari abantu rero batamenya ngo ese amatangazo twashakira hehe, amatangazo tuyakura hehe ajyanye na Pi network. Ahambere ni kuri ruriya rubuga rwa Nikora. Aha kabiri ujya kuri Twitter. Aha gatatu ujya kuri Facebook ndetse no kuri YouTube. Aho niho makuru agomba gukurwa nta handi. Icyo usabwa rero ni ukuzuza ibisabwa. Hanyuma rero katwigarukire kuri iri tangazo rya nyir'umushinga uyaduhaye. Ba piyona rero muri rusange. Ba piyona aho muri hose, mwebwe mutakimayininga igihe cyose, mwebwe mutagikora ibyo musabwa. Ndagira ngo mwongere mwikubite agashyi kugira ngo tugere kuri open mainnet. Reka tugaruke kuri dashboard yacu. Turebe ngo ese koko ibyo dusabwa turabyuzuza. Resolve your tentative KYC. Hanyuma hano ndagira ngo umuntu wese urimo ugenda bigura intege mu mushinga. Murumva ko nyir'umushinga yongeye abigarutseho ubwe. Yongeye abigaruka aravuga ngo mwirinde gufunga amapopulazi yanyu kandi mukora ibyo musabwa. Ukora icyo usabwa kugira ngo ugere kuri mainnet, kugira ngo ugere kuri migration. Buriya rero igihe cyose nk'uko nabibabwiye muri video yabanze mbabwira ngo uriya systeme izi ubwenge. Niba urimo ukora ikabona koko uri umupiyona nyakuri, ibi bireba. Nimba isaha yo kumayininga igeze ukamayininga biragaragara. Niba hari ubutumwa bwatanzwe ukabukora mu ba mbere biragaragara. Ibyo bikorwa rero byose tugenda dukora nibyo bituma natwe tugera kuri open mainnet vuba, hanyuma tugahabwa migration ku buryo bworoshye. Igihe cyose rero tugenda dutinza bituma natwe dutinda kubona ibyo dusabwa. Niyo mpamvu rero abantu benshi cyane
bahera muri KYC, ugasanga abo bantu baheze muri KYC, muri tentative, ni ba bandi n'ubundi bagenda gake gake mu mushinga, ugasanga amaze nk'icyumweru atamayininga, ugasanga yari yarataye umushinga atakiwukoresha, yakumva wenda wongeye kubura imbaraga akavuga ati reka noneho usubiremo, ushobora gusanga bigiye kugera aho bigera. Ndabasaba rero kugira ngo mwese mukomeze rwose mushyiremo agatege muri iyi minsi dusigaje, murabizi ko dufite deadline, kugira ngo ibijyanye na KYC byose birangire. Ni nayo mpamvu ubona bakomeza kutuzanira ubutumwa bujyanye na KYC, nuko nyine KYC igiye kurangira nta muntu uzongera gukora ibijyanye na KYC. Hanyuma rero mwebwe mwakurikiye P-Mining TV, nk'uko ntahwema kubibabwira, nk'uko inyigisho ihora inyura kuri uyu muyoboro yabafasha kandi mukagera aho mugomba kugera, ndabasaba ngo umuntu wese wanyuze kuri P-Mining TV tuzongere guhura duserebura kuri Open Mainnet, ntihazagire n'umwe ubura mu bantu bose bakurikiye P-Mining TV, kuko nimba amakuru tuyabonye tuyabagerezaho igihe kitararenga, kandi amakuru yose tubaha detail y'uko ikintu wagikora. Igihe utasobanukiwe utwandikira muri komenti, dufite groupe ya WhatsApp duhuriramo, ibibazo byose bigakemuka. Aha rero ndagira ngo ntihazagire uwitwaza ikindi kintu kuri uyu muyoboro wa P-Mining TV. Ndabashimiye rero, ni itangazo nanze kugenda ntababwiye, kugira ngo buri muntu wese amenye icyo asabwa muri iyi minsi. Murakoze, mukomeze mugubwe neza aho muherereye hose.